Turabasuje bene data badukurikirana umunsi ku munsi. Imana y'amahoro iduhane umugisha. Rero nk'ibisanzwe kuri RGM Street TV, Rwanda Gospel Movie Street TV, bakira abantu b'Imana, abafite impano z'Imana zitandukanye, uburirimbyi, ijambo ry'Imana, gucuranga, ibyo byose ni impano z'Imana. Imana ishyira mu bantu. Rero reka twakire aba bene data batubwire amazina yabo, nitwangiza twakire gitariste ndetse acoustique adusengera Imana, ubundi dutangire. Imana iduhane umugisha. Turabakiriye. Murakoze. Amazina yanjye Muhorakeye Solange. Amazina yawe ni Muhorakeye Solange. Imana iguhe umugisha kandi karibu muri RGM Street TV. Murakoze cyane. Amazina yitwa Iradukunda Arani. Ya Imana, wow, Imana iguhe umugisha mwinshi. Reka mu isengesho rigufiya, nubwo nta sengesho rigufi ribaho, ariko usenga Imana kugira ngo twinjire mu kiganiro cyiza, mu gitaramo cyiza. Abaduteze amatwi kuri RGM bumve ubutumwa bwiza mu ndirimbo nziza muturirimbira, ndetse no mu murya w'inanga nziza, kugira ngo ubuntu bw'Imana bana. Karibu. Tubiteka mwami, tugushimiye ubwiza bwawe, tugushimiye Mwuka Wera, igitaramo tugiye gutangiza hano hantu, ukibamo n'Imana, udushyigikire kandi iyi ndirimbo ikore ku mutima wawe Mwuka Wera. Urakoze rero bane natwe musabye neza kutumana wacu. Amen. Amen. Rero abakurikiranye ibiganiro cyangwa ababikurikirana bari mu gihugu cy'u Rwanda, turifuza ko mwatarama. Ntabwo turi bubahe kuvuga ngo murasoza gutya, ni mwebwe muratangira. Icyakora nitwumva hari icyo dushaka kuvuga, tuvugira abadukurikira, turabavugira. Ariko nimutangire uko mubyumva. Imana iduhane umugisha. Oh,
isezerano ry'Imana ryatinda. Imana izi ukuntu uryama ku musego wawe ukarira amarira ntawe uguhoza, izi nzira uri gucamo, izi ngorane uhura nazo ku munsi ku munsi, ariko Imana ntabwo isezerano yavuganye nawe rizahera. Rero Imana ibaha umugisha mwinshi cyane. Ndifuza kugira ngo tuganire. Iyi ndirimbo kuri wowe wumva ishatse gusobanura iki? Indirimbo kuri wowe ya ishatse gusobanura kuko ni indirimbo yo kwihanganisha umutima w'umuntu. Ikibisobanuye ni uko nyine igihe wenda umuntu ahuye n'ikibazo akaba yakumva yatekereza kuri iyi ndirimbo atayumva agize umutima w'umuntu. Ni indirimbo yo kwihanganisha umuntu ushobora kuba arimo guca mu bihe bigoye, aca mu nzitane z'ibibazo n'ibigeragezo. Ayumvise ashobora kumva yuko hari iherezo ryabyo kandi Imana imwitayeho. Nkuko abadukurikiye mukomeje kumva ubutumwa bwiza mu ndirimbo, turacyakomeje iki gitaramo turi kumwe na mushiki wacu ndetse na mwene data umucurangira. Reka dukomeze rero kubaha ibihe byiza kandi nawe ukomeze kugubwa neza. Tusenga Imana ngo niba urimo guca mu bihe bigoye, Imana ikomeze kubana nawe kandi turakwihanganisha wowe ushobora kuba urwaye, wowe urimo guhura n'ibigeragezo utari bimwe. Ubwire ngo ntabwo ari ryo herezo, hari umugambi mwiza w'Imana ku buzima bwawe. Twakomeje.
Yesu abaha umugisha. Nta kindi umuntu yakenera ku Mana usibye kugira ngo imumenye. Iyo Imana yakumenye ubona imirimo yayo itangaje. Ese izi ndirimbo urimo kuririmba ba nyirazo urabazi? Tuhereye ku ya mbere yaririmbwe nande? Ambassadors choir yo muri Adventiste. Ya yingi ya haba hari indirimbo yawe ufite yihariye yawe wewe waba warihimbiye, wumva wagira byishimo ki byibuze ubonye umunsi umwe indirimbo yawe wihimbiye uyiririmba cyangwa iririmbwa n'abandi bantu, wowe ubyumva gute? Ujya ugira izo nzozi se? One day bizaba kabisa. Bizakunda. Nanjye nzategera umucuranzi wawe agucurangira. Nemeye tiki. Reka dukomeze indirimbo imwe kugira ngo tujye mu gice cya kabiri.
tubabwire ngo mushiki wacu Imana imuhe umugisha, kandi impano y'Imana iri muri wowe Imana izayikuze igeze kure hamwe n'umucuranzi wawe. Yesu abaho umugisha. Reka usenga Imana dusoza igice cya mbere. Imana iguhe umugisha. Mana tugushimiye neza n'abantu batubwira waturinze abantu natwe namwe umwanya urakiri kumwe natwe gushimira kandi nagushimira nagusabye ukomeze natwe Mana Imana ugaragaza ngo zigaragara